tukajya twicara mu nkambi bakatubeye ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta nahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaha ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Minisiteri ifite mu nshingano zayo kwita ku batahutse ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga w'abimukira, bakoze inama nyunguranabitekerezo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bafite mu nshingano zabo kwita no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Iyi nama ikaba yari igamije guhuriza hamwe abashinzwe imibereho myiza y'abaturage kugira ngo barusheho kunoza uburyo bafashaga abatahutse batishoboye gusubira mu buzima busanzwe. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Umushinga wo gufasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe ni umushinga Midimar muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ifatanije n'umuryango mpuzamahanga w'abimukira OIM. Abashinzwe gushyira mu bikorwa uyu mushinga bagiranye ibiganiro nyunguranabitekerezo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashinzwe imibereho myiza y'abaturage no gufasha abatishoboye mu turere tugize amajyaruguru, amajyepfo n'uburengerazuba by'u Rwanda. Ibi biganiro byamaze iminsi 2 byari bigamije kurebera hamwe uburyo abo batahutse basanzwe bitabwaho, ariko hagamijwe cyane kurushaho kunoza uburyo bitabwaho. Impamvu twifuje ko abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu turere ndetse n'imirenge bikoreramo n'uriya mushinga wa OIM nuko twagira ngo tubongerere ubumenyi, capacity building, kugira ngo barusheho gukora neza inshingano zabo zijyanye no gusubiza mu buzima busanzwe abanyarwanda batahuka, kuko hari byinshi bigenda bihinduka nk'uwo mushinga ufite aspect cyangwa composante nyinshi ibyiciro bitandukanye. Ibyo rero biba bisaba ko babimenya, bakamenya uburyo bagomba kwitwara, bakamenya uburyo bagomba gufasha ababagana, gufasha abanyarwanda batahuka, kuko baza ntacyo bazi, baza bafite byinshi bagomba kumenya. Burya akazi twese dukora dukenera guhugurwa kugira ngo turusheho gutanga umusaruro cyangwa turusheho gutunganya inshingano tuba dushinzwe. Ni ngombwa ko bagomba kugendana n'igihe, bagomba kumenya aho izo gahunda zigeze kugira ngo barusheho kuzitunganya no kuzishyira mu bikorwa mu buryo bwiza. Abari bitabiriye ibi biganiro bavuze ko kuba bari barahurijwe hamwe na bagenzi babo bashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu turere dutandukanye byatumye buri umwe yegera no ku bandi ngo byo agomba gukorera abo batahutse n'abandi batishoboye bafashwa n'uwo mushinga. Muri iyi nama y'iminsi 2 tumaze turi kumwe n'abakozi ba Minisiteri ya Midimar ndetse n'abakorera mu mushinga IOM tuganira ku mibereho y'abatahutse n'uburyo twarushaho kubitaho. Icy'ingenzi nungukiyemo nuko uburyo bwo kwita ku batahutse bukwiye kunozwa, kubera ko dukurikije ukuntu twagiye tuganira na bagenzi bacu hirya no hino mu turere uko twahahuriye, usanga uburyo bitabwaho hari igikwiye kongerwamo. Usanga twabafataga nk'abandi baturage batishoboye, ugasanga nta tandukanirizo nabo mu buryo bwo kubafasha. Ariko ubu icyo nungukiye muri iyi nama nuko dukwiye kubitaho by'umwihariko, kuko burya ntago baba bafite ibibazo bingana. Nukuvuga ngo umuturage utishoboye hari n'igihe hari gahunda zimwe na zimwe yaragiye ashyirwamo ziterambere, ariko noneho umuntu utahutse nibwo abakiza. Noneho nukuvuga ngo nubwo buryo bw'imitekerereze ntabwo imyumvire yaba bari imwe. Mu buryo kuri bo tuba dukwiye kubanza kubitaho mu buryo bwo kubegera kugira ngo umuvuduko abandi banyarwanda bamaze kugira mu mitekerereze no kwiteza imbere no kwigira nabo babashe kuwiyumvamo. Harimo kubanza kubahumuriza, kubera ko n'abantu baba baturutse mu bihugu bitandukanye kandi bahabwaga amakuru atandukanye ku mibereho y'igihugu. Tukita kuri bya bindi tushoboye gukemura nk'inzego z'ibanze, ariko kandi ibyo tutashoboye kubonera ibisubiza ako kanya tukitabaza Minisiteri ibishinzwe tubinyujije muri raporo. Ni nama twasuzumiragamo uburyo abatahuka baza mu Rwanda bagomba gufatwa neza, binjizwa mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri twaboneyemo amasomo meza, kandi koko
amasomo burya iyo abantu bahuye ari benshi bungurana ibitekerezo buri umwe, kuko twahuriye hano turi intara zigeze kuri enye, abo mu majyepfo bakabwira mu majyaruguru uko babigenza, ndetse n'abo mu majyaruguru bakabwira abo mu majyepfo uko babigenza, uburyo bafata abatahuka, none twese tukungurana ibitekerezo bikagenda neza, bityo bigatuma ujya kubyapurika iwanyu cyangwa n'ahandi. Twabonye rero ibikorwa bitandukanye, cyane cyane umushinga OEM ugenda ukorera ufasha mu rwego rwo gufasha abatahuka. Mu by'ukuri twabonyemo ibikorwa byabo byiza badukoreye mu turere dutandukanye, tubona uburyo abagenerwabikorwa babigenewe uburyo babihabwa, ndetse tugenda tubona uburyo bigenda bageza ku iterambere, kuko ikigamijwe ni ukubasubiza mu buzima busanzwe, ndetse kugira ngo babone ko baje mu Rwanda, kuko u Rwanda ari igihugu cy'amahoro kandi ni igihugu cyakira abanyarwanda batahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ndetse tunarebera hamwe n'uburyo abakomeza kuza mu Rwanda, uburyo tugomba kubakira, uburyo tugomba kubafata neza, batuzwa mu midugudu, ndetse bahabwa n'ibindi byose byatuma imibereho yabo nk'intego y'abanyarwanda, imibereho y'abanyarwanda batahuka, dushakisha uburyo yatezwa imbere aho batuye mu midugudu. Mu byigiwe muri iyi nama kandi, abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu turere basobanuriwe itegeko rigenga impunzi. Ibi ngo bikaba byaratumye basobanukirwa neza igihe umuntu yitwa impunzi cyangwa se akitwa atahutse. Ku bijyanye n'itegeko rigenga impunzi, hari ibyo wasangaga tutazi rwose, ko wasangaga hari abitiranya abantu batahutse n'impunzi. Umuntu ugasanga yaratahutse amaze umwaka cyangwa ibiri mu gihugu, mu gace yaratuyemo na mbere hose, ariko ugasanga bakimwita impunzi. Noneho bigatuma atiyumva vuba muri gahunda agomba gufatanya n'abaturage mu kwiteza imbere. Ubu rero ni ukuvuga ngo tumaze gusobanurirwa ririya tegeko ko impunzi iri hanze y'igihugu, iyo umuntu yageze mu gihugu akomokamo aba atakitwa impunzi. Ubu tumaze kumenya ko nabo ubwabo tugomba kubakuramo iyo mitekerereze, ndetse na bagenzi babo b'abaturage baba baturanye, ahubwo bagahita bafatanya nabo mu iterambere, niba ari koperative, niba ari ishyirahamwe, uburyo bwose bwo kwiteza imbere nabo bagahita babwinjiramo, bumva ko ejo bundi atagifatwa nk'impunzi, nta n'ikindi azateganyirizwa nk'impunzi, ahubwo ko agomba nawe gutora umuco wo gutangira gushaka imibereho nk'undi munyarwanda, kuko aba atakitwa impunzi. Twize mu by'ukuri ibijyanye n'amategeko agenga impunzi. Twabonye uburyo umuntu wahungiye mu gihugu runaka, uburyo ahabwa ubuhunzi, uburyo bwemererwa, ndetse n'uburyo ashobora kubwamburwa. Noneho kugira ngo abatahuka, abaza bagana igihugu cy'u Rwanda ari impunzi, twagombye kumenya ubumenyi rusange, tukabimenya, kuko nitwe bagenda basanga mu turere no mu mirenge. Bityo rero twagiye tubona amategeko kugira ngo tubasobanurire uko wemererwa ubuhunzi, iminsi runaka utagomba kurenza, ndetse n'uburyo bushoboka ko wabwamburwa bitewe n'imyitwarire yawe mu gihugu waburimo. Abanyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru bitandukanye nabo bari bitabiriye iyi nama. Itangazamakuru ni umuyoboro ucamo ubutumwa bugera kuri benshi icyarimwe. Abanyamakuru rero nabo bakaba bari bitabiriye ibiganiro kugira ngo barusheho gusobanukirwa gahunda za leta zo gushishikariza impunzi gutahuka, ndetse na gahunda zo kubasubiza mu buzima busanzwe. Icyo nabonye muri rusange ni inama yabaye nziza y'iminsi ibiri, yahuje abanyamakuru, haza abanyamabanga nshingwabikorwa baturuka mu gihugu hose mu turere nk'uko 30. Twize ku biganiro bitandukanye bigamije ukuntu twakwakira impunzi, ukuntu twafasha impunzi, uko twatandukanya umunyarwanda uvuye hanze n'indi mpunzi ivuye hanze. Sometimes twaga tubyitanya nk'abanyamakuru, aho babonaga umuntu wese, urugero nk'abantu bavuye Tanzania abanyarwanda tukabita impunzi, ariko twasobanukiye ko tari impunzi, ahubwo ari abanyarwanda batahutse. Icyo namaze kwigira nuko hari ibintu tugomba gutandukanya n'ubundi buryo dukwiye kwakira umuntu wese nk'ikiremwa muntu mu gihe cyose no mu gihe cy'akababaro. Abitabiriye ibi biganiro byari bigamije kungurana ibitekerezo kuri gahunda zo gusubiza mu buzima busanzwe batahutse. Bakaba baravuze ko nyuma y'ibiganiro ubumenyi bungutse buzabafasha kunoza neza imikorere yabo. Mu by'ukuri mu karere kacu ka Musanze n'ubundi twari dusanzwe twakira abanyarwanda, tukabakira neza, tubasobanurira gahunda za leta, ariko mu by'ukuri icyo tugiye gukomeza gukora ni uburyo bwo kwegera bariya bagenda batahuka, kubegera biruseho, tubinjiza muri gahunda za leta cyane, tubasobanurira kugira ngo bumve ko bageze mu gihugu cy'u Rwanda, kandi mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda bose bagomba gukora. Twabibonye ko niba haguruka bagakora bazabasha kugera ku iterambere rirambye. Hano
ugereranyije ikintu kigiye kugira ni ukugira ngo nk'akazi kacu dukora buri munsi twume duhindura imyumvire y'abaturage nangwa se imyumvire y'abanyarwanda bakiri hanze mu mahanga, tubasobanurire uko u Rwanda ruhagaze, uko u Rwanda rwakira impunzi, kuko hari abanyarwanda bakiri hanze kubera ko bafite history mbi. Wabizi ukuntu abanyarwanda bagiye bahunga guhera muri 59, muri 90, muri 86, 88 cya Gacaca, igihe cya FDLR cy'abacengezi, still bagifite attitude mbi, hari ukuntu bakeka u Rwanda katari byiza. So ni byiza kugira ngo ubu ngubu nyuma y'amahugurwa tumaze kubona hano tugume tubizeze nk'abanyamakuru, kandi tugume tubabwize ukuri, dugume twandike nanga tuvuge nk'abanyamakuru, tuvuge ukuri ku Rwanda, tubwira abo tugomba kubwira abanyarwanda bari bagenzi bacu kugira ngo bazaze bafite icyizere cyo kubaho kandi bazabaho. Usibye umushinga wo gufasha abatahutse n'abandi batishoboye gusubira mu buzima busanzwe, hari n'indi mishinga yashyiriweho abakomeje gutahuka, dore ko hanakuweho ubuhunzi rusange ku mpunzi z'abanyarwanda. U Rwanda rero rukaba rukomeje kubashyiriraho gahunda n'imishinga izabafasha kwiteza imbere nibaramuka batahutse, kugira ngo nabo babashe kugera ku iterambere abandi banyarwanda baba baragezeho. Navuga ko uwo mushinga kuva watangira mu 2010 umaze gukorera mu turere dusaga 25, ariko sinawo wonyine, ko hari undi mushinga dufatanyije n'amashami y'umuryango w'abibumbye ukorera mu Rwanda, dufatanyije icyo dukunze kwita Return and Integration Project. Ni umushinga nawo watangijwe ku mugaragaro mu mpera z'2012, ubu ngubu wabaye utangiriye mu turere 5, ariko ukazagenda waguka uko ubushobozi buzagenda buboneka. Uwo mushinga rero uje navuga kunganira izindi gahunda nanone zisanzwe za leta zigamije gusubiza mu buzima busanzwe abanyarwanda batahuka, mu rwego rwo kubafasha kwifasha, bigishwa imyuga, bahabwa amatungo, bashyirwa muri za mutuelle de santé, gahunda zose zigamije gufasha abanyarwanda muri rusange batishoboye nabo zibageraho. Ariko akarusho ni izo gahunda bashyirirwaho nk'abantu baba bamaze igihe kinini basanga abandi banyarwanda barabasize muri gahunda nziza z'imibereho myiza, imiyoborere myiza. Kuva uyu mushinga wa OEM wo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse watangira mu Rwanda, abatahutse n'abandi batishoboye mu turere dutandukanye barenga 36 bamaze gufashwa n'uyu mushinga. Bamwe bakaba barahawe aho kuba, abandi bahabwa amatungo yo korora, naho abandi bigishwa imyuga itandukanye, nyuma bagahabwa n'ibikoresho kandi bakanashishikarizwa kwibumbira hamwe mu makoperative kugira ngo babashe gukora ibikorwa nabo byabateza imbere. Mwiboneye ko leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri ifite mu nshingano zayo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse, kufatanye n'umuryango mpuzamahanga w'abimukira OEM, bakomeza gushyiraho gahunda kugira ngo abatahutse nabo babe babasha gusubira mu buzima busanzwe kandi baniteza imbere nk'abandi banyarwanda baba baje basanga. Reka mbibutse ko ku bindi bisobanuro ku bijyanye no gufasha abatahutse batishoboye uhamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha kandi twongere twibutse abanyarwanda bakiri impunzi ko leta y'u Rwanda ibategeye yombi yifuza kubakira.